baguhaye urugero rwa Volkswagen nta cyuma na kimwe gikorerwa mu Rwanda byose barateranya bateraniza ari ariko biriya byose abonye ari ngira ngo rebe ko ifata uruganda rwo muri Israel ko ICI ukafatanya muko ibyo bintu ngira ngo kenshi kandi ziriya mvura n'imbura ziri ku standard yo hejuru yari igihugu cyose cyakoresha uvuga ngo guteranya no gukora nyine ariko nyine uretse gato mushobora kumpa izina muri ziriya mbunda izina ry'imbunda aya masaha nkuko tuzi AK47 ari imbunda y'Abarusiya umbwire ngo iyi ni imbunda yakozwe igihangano cy'u Rwanda iyi ni imbunda y'Abanyarwanda ntabyo nzi ibyo abagiye kubeshya ariko icyo nzi cyo nuko zikabazibonye tubwire rero uruganda rwatangiye ryari rumaze igihe kingana iki imbunda rukora ni izihe rumaze igihe kinini cyane rukora n'urw'Abanyarwanda n'urw'u Rwanda kome ku Rwanda cyangwa ni branch y'Abanya-Israel mudusobanurire ko abantu bari kumva amakuru atandukanye ni uruganda rw'u Rwanda ariko rukora ku bufatanye n'uruganda rwo muri Israel ikintu kidakorerwa hariya n'amasasu yabivuze African Boy ntabwo umuntu azanunga ajye kuvuga everything nkuko nta utazabazwa ikintu uzabona gusubiza turi abaturage turi kuvuga nk'amakuru tuvuga amakuru yasomwe tuvuga amakuru ari kuri internet papa natwe nuko reka nanjye mbabwira ko abona kuri internet zirambura nizo nabonye zikorerwa mu Rwanda ntabwo zihateranirwa zirakorerwa kandi amasasu akava hanze rero numva ari ibyo ngibyo gusa icyuvuga cya drone nari numvise usa nk'ubakana uretse na drone hari n'ibindi birenze drone bikorerwa hariya si ngombwa rero ngo bajye kuvuga urakoze cyane drone nakari urakoze umva mu musa ntabwo tuzagutinda kuko ndashaka ngo tuze kuri amakuru yo mu karere numvishe amakuru afite ibiganiro bya Doha byarahagaze wajemerera akakubwira izina ry'imbunda imwe uko yitwa naje tugarukiye gato kamaze mbwire Africa uyu musore kuko ni ugiye ndabizi mugiye munyoboreye iki kiganiro urabizi ngende kuvuga kuri The Ben uburyo yakuruye amabuno y'umukobwa akaba amabereye nibyo nsobanukiwe kavuga ukuntu adashobotse yererwa akaba biriya nyine muri andiriwe mwejo nibyo mafiteho ubumenyi ariko iyo tugeze mu bintu nk'ibi ngibi bifite ubwenge abantu muri kumbaza ngo bimeze bite The Ben ntabwo ashobotse ndaza kumugarukaho ariko apana ahanga tuje mu bintu bibafitiye akamaro ariyo mpamvu banitabaje abasore bafitemo ubwenge bakandagiye mu ishuri bakiga batabura minervare dore niga gasimbuka bakaza kubitubwiraho niyo mpamvu barimo manitabaje yewe nituza ku bya The Ben nka making sure yuko mbabwiye inkuru zo muri night club yuko byagenze nuko bicaye mu kapote zigacika ibyo ngibyo babwira birambuye ariko nitugera kuri aya makuru iyi niko bimeze barongora abagande kazara barasambana birenze uko bitekereza izo nkuru rero mazifite ubumenyi urumva ko ariko tugeze mu bintu ngibi birimo inyandiko birimo ubusesenguzi birimo abakuru b'ibihugu nifashisha abasore biza amategeko abandi bakiga ubucukumbuzi so turaza Doha amakuru mfite nuko bamwe mu bantu baye mu 23 bagombaga gusubira igoma bitabyihuse musibejo hashize I think before yesterday nibwo bagombaga gusubira gutaha bamwe gahunda yuko ari umuntu umwe wa 23 wagomba gusigara Doha agumayo ibingibi numvaga bose bagombaga gutaha nibirebire muraza kutubwira kubera mu gace muri isi kivino byakomeye uviri igomba kuvamo anytime muze kutubwira ariko tugaruke kuri izi ntwaro iki ni ikintu cyatunguye abanyarwanda tugira ubwoba turumirwa abantu bamwe babura yo gucira nayo bamira ibigarasha biratitira urumva ukuri urabizi hari ukuntu bajya bavuga ngo urabona ngo u Rwanda ngo bazarufungira ngo igihugu ngo bagifunga bagifatira mbari ngo kizongere kugura intwaro none igihugu kizikorera bagikorera mbari go gute kizikorera uramwe ngo mukanya gatoya bazaba bakora kajugujugu ari mu baririmbye ngo ibyo bora n'ibitego biracyaza size muri kubita kintu so my friend buriya hari impamvu zirenga igihumbi umuntu adashobora gukoresha ijambo ry'ikosa rero mubwiza ukuri urakanga ikintu gifite icyangiro u Rwanda nta cyangiro gifite ndavuga leta urumva abantu babyuka mu gitondo bakabyimbya amajosi muzatwara umwingo cyangwa muturike so wabyumvishe rero fly high fata ijambo ukubitahana hariya ariko duhere kuri izi ntwaro mudusobanurire kuko unteye ubwo buravuze ngo hari birenze drone ubwo bari gukora intwaro kirimbuzi ubwo bari
gukora nuclear ariko n'ubundi siko bakubise South Africa rero yarabitangiye wabona u Rwanda rukoze amateka akaba ari cyo gihugu cya mbere muri Afrika kigira nuclear open bagiye gutangiza umviswa gutangiza kaminuza yigisha nuclear wabyumvise mu Rwanda cyangwa ibyo wabibi aba batipe bashobora kubikora baramaze no kuyikorera atangiye no kugenda uretse no mu buvuzi nuclear yagiye gutangira gukoreshwa ibyo si gitangaza byo fata ijambo utuviri muzuru rugara amavu n'amavuko yarwo mu rutubwire rukorera he rwatangiye ryari ubufatanye bwarwo mu bitubwire tubyumve hanyuma noneho turave twerekera muri Kongo ijambo ni ryawe uyobora ikiganiro Godfather wakoze nta bintu byinshi nenda kuvugaho abantu benshi bagiye babibona ariko first of all ndagira ngo ntangize akantu kavuga ngo u Rwanda ruratera ntiruterwa uko iyo sirogari imeze mu 1930 cyangwa mu 1300 utera ntiruterwe ngira ngo akanya kugira ngo u Rwanda ruvuge ngo ruratera ntiruterwe n'ubundi sirogara cyari iyo ngiyo rero ngira ngo uko technology igenda izamuka ni kugenda uzamura n'ubushobozi bwawe uko watera ntuterwa ngira ngo akanya u Rwanda rwagiye rudekarara keshi kari igihugu gito cyane kitagomba kuza kurwanirwamo ntaho kurwanirwa hari ntabwo nza gukomeza cyane ubwo ndagarukira aho ngaho ariko point imwe nshaka kugira ngo ngarukeho nuko mbere ko ngira kanuvuga nuko mbaza kubwira ibigarasha cyane abandi bantu bomba ku Rwanda ari igihugu cyo gupfa kuzwagarara uko iboneye abo baribeshya aya magambo y'abasigaye bavuga tugiye tuyafata nkaho tugiye tubafata nk'abasazi imana batagira ubwenge uzarebe nta n'umuri gifite mwasubizanya nabo ngira ngo nabo bazagira babone ko wakanya uravuga u Rwanda FPR niyo mpamvu rero akanya uretse nanjye n'abandi benshi cyane ni igihugu ndi fier yo kuvugira ni igihugu nkunda ni igihugu cyanjye anytime nta wakivuga nayo mpari ariko no kuvuga ibyiza kiba cyagezeho ni ibintu mba numva ko ari inshingano zanjye ngira ngo akanya abantu batungurwa na Remiko ntago ari ibintu bya Godfather wese nabiri hari n'ibindi bintu byinshi cyane mu Rwanda byakorerwa byinshi cyane kandi bidafitiye akamaro u Rwanda gusa service n'ibindi bihugu biza gufata mu Rwanda ari bijyanye na satellite bijyanye no muri espace abazi muri espace ari zo services zo muri espace u Rwanda ruzitanga ku bindi bihugu ibijyanye yo bita forensic laboratory forensic ibyo hari ikora Rwanda forensic ibintu ukora ni ibintu byinshi cyane ku buryo ibihugu byinshi bitakigibura bikoresha ibyo bizamini n'ibindi bizamini by'ibyaha n'ibindi byose izo criminal record n'ibindi byose bijyanye nabyo akanya Kigali batanze service ku buryo bwinshi cyane ngiye mbere y'ubwo ntabwo ntandukiye ndagira ngo ngere kuri iyo point indi ya nyuma mubaza ngira ngo ibijyanye n'amabuye byo nta n'ukibitindaho ntabwo hano nza kugaruka ariko amasezerano ya Amerika na Kongo nasohoka abantu benshi bazabona ko u Rwanda ari igihugu cyo kudapfa gutekereza uko yiboneye gutyo gusa ngira ngo wabonye mu misi ishize ubona uburyo abantu bahagurutse Europe yahagurutse abandi bahagurutse ariko u Rwanda gibaye kubona bona UN nako United Nation imwe aho gava mu Rwanda ngo withdraw your troops from Congo ngira ngo wabonye ko nta kindi gihugu cyane mu karere bari bimerera 1 something billion y'amadolari bazatanga mu myaka 5 iyo ni support ikomeye cyane kandi yose nijyana n'iterambere iterambere harimo iki ABC harimo ibikorwa remezo n'ibindi byinshi cyane ngira ngo abantu bose bari muri izo sanction n'abandi bose ngira ngo batangiye kumva ko batangiye kubona ibimenyetso ko aho kugira ngo urwanye u Rwanda ahubwo ugomba kurwisunga ngira ngo akakanya ntabwo turaza kubijyaho ariko yaratubivuga no gato ariko ngira ngo n'abakongomani benshi batangiye kubona ko u Rwanda atari igihugu nk'uko bagitekereza ikindi iyi tugiye kwibyara imiko imbunda ntabwo ari imbunda gusa bakora mu South Africa bavuga bakora n'imashini z'ubuhinzi bakora ibintu byinshi cyane ngira ngo reminere strategique zose zakabaye zikorera nta kintu na kimwe kitakora imbunda kitari mu Rwanda nta mabuye y'agaciro namwe akora imbunda atari mu Rwanda ngira ngo ikenewe hari n'ubuhanga hari ngira ngo ikenewe n'ubumenyi bwo kuzikora ariko nabwo ngira ngo wabonye ko dufite hari ikigo cy'abanya-Israel gitanga gifanya mu gutanga ubumenyi none ndetse no gutanga ubumenyi nacyo kirarenga kikanazitwara kikazikoresha muri mission zazo ngira ngo ndetse n'ibyo ngibyo ushobora gusasanga hari n'ibihugu bindi bikora ama request kugira ngo bize kuzigura kuko ntabwo zikorwa ngo zijye muri exposition gusa kuriya zikorwa as business zirakorwa as business ibyo ngibyo mbisubiyemo inshuro nyinshi ngira ngo ikinarenza abantu benshi bari kubona iyi video bari kubona abana bato cyane bameze
baba n'abakobwa basa neza cyane ngira ngo n'abamisi bameze neza bari gusobanura ngira ngo sugusobanura gusa bari baranazizi uretse n'abari hari n'abandi benshi cyane kakanya mu Rwanda ikintu cyababaza igihugu ni ukubona abantu beza bari mu biyobyabwenge ariko hari n'abandi beza cyane bameze neza cyane bari mu rugamba rwo kurinda igihugu ngira ngo iyi video iri very emotional umuntu wayizanye hano yahisemo video nziza cyane kubona umwana nk'uri yasobanura ibintu by'imbunda ntago ari kubisobanura no kuzikora no kuzirashisha byose barabizi kandi ntago ari wenyine ni benshi cyane kandi abana n'abana barize hanze barize neza barangiza bakaza gutanga umusanzu mu kubaka igihugu ngira ngo ntabwo nshaka kuvuga ibintu byinshi cyane ariko ikintu ngarukiraho ni ikintu uvuga ngo cya drone ni akantu kari simple cyane ku Rwanda kuba rwakora ntabwo ndibuze kuvuga ikintu nabibuze kujya muri detail ariko uretse na drone hari n'ibindi byinshi cyane birenze drone kandi byose by'ubwirinzi cyangwa byo bijyanye na security y'igihugu byose bikorerwa hariya na rero ntabwo ndi muri ntabwo mvuze ngo kujya muri detail ariko birahari byinshi cyane ngira ngo nawe uri umuntu ntabwo ushaka gufata ibintu byose ukora ngo bye expose ariko ibihari biriya byane ibyo bashatse ko tubona tugomba kubona biriya byane ibyo bikorerwa mu Rwanda gusa icyo nzi cyo nuko nzi ko rwari uruganda rumaze igihe rukora ariko rumaze imyaka 2 rwimukiye muri free zone ntabwo iyo myaka rumaze rukora ariko niyo myaka 2 rumaze rwimukiye muri free zone so ubwo rero ndumva ibyo ngibyo kuri yo point nta kiri kintu numva navuga ko kidasanzwe gusa ikiriho nuko u Rwanda gakanya ni igihugu gisa nkaho kitagikeneye kuba cyanduranye n'utuduhugu twano cyane cyane nk'utwo mu majyepfo no mu burengerazuba ahubwo ni igihugu cyakabaye kibaza serivisi kikabafasha mu mutekano wabo no mu bundi buryo rero niyo mpamvu mubona mumva ba Evariste n'abandi bose bavuga mukumva nta muntu wabashubije ni nka umuntu avuga ukamureba ukamuca amazi kuko wumva ko ibyo avuga nta n'icyo binabaze ni mwiyo logique twe dusubiriza igihugu cyacu umwanya wuko hagira undi muntu wasubiza ariko nta u Rwanda ruri muri position yo kwanduranya nta u Rwanda ruri muri position yo guhungabanya umutekano wari wose u Rwanda ruri position eshatu position ya mbere ni iki donc objectif ya mbere ni ukurinda ubusugire bw'igihugu n'abagituye cyane cyane ntabwo bugarukira ngo no kubateza imbere bikageraho mu myaka mike ugasanga abantu bose bifuza kuza mu Rwanda second ni ugushaka umutekano w'akarere ku buryo akarere kagira umutekano ibintu bya ideology byagakwiriyemo bikarangira kuko akarere gafite ubutunzi gafite ubukungu buhagije ku buryo abaturage babwo nta n'uwakenera kwigwa mu bindi bihugu byo hanze baramutse bafite commerce baramutse bafite ubuhahirane bumeze neza ibihugu byose byo muri Grand Lac byaba bimeze neza cyane nta kintu na kimwe byaba bikeneye ngo bikibure kuko n'inganda zirahaye n'ibindi byose ngira ngo nk'ubuvuzi akanya mu Rwanda ubuvuzi bwose bw'ibanze bukenewe n'ibintu bihari izo serivisi zatangirwa icya gatatu ngira ngo no gukora ni ikijyanye na diplomasi ariko diplomasi regionale na diplomasi nationale diplomasi regionale na diplomasi nationale bivuze iki no kuvuga ngo ari diplomasi y'u Rwanda ubwawo hari na diplomasi y'akarere muri rusange ibyo byose ni ibintu u Rwanda ushaka kugira ngo bigere neza noneho twe abantu be kujya kwiga bateza amaboko ibyo bihugu bidafite n'icyo biturusha ahubwo abantu bakore nk'abakora muri business uraje urambere kuje hano urububirigi uje hano urubushinga uje hano ntabwo uje nkuje gufasha uje nkuje kugura kandi ku biciro biri fair ntabwo uzafata amabuye ngo utware n'ibitaka ugende ufata abantu bakubite 50,000 by'amadolari ku kilo kandi wakabaye baho 100,000 ibyo nibyo bintu ntekereza ko ni abantu bose bazi ubwenge mu akarere bagenda babona akamaro k'u Rwanda muri ibi bintu ngira ngo ntabwo ntinda nk'ibi bintu ariko numva ari byo nayi kuvuga urakoze cyane ku iyo point warumbajije urakoze cyane Flyha ngira ngo urabicagaguye kabisa neza kandi mu buryo bwumvikana uri kunyumva yes ndakumva African boy so Godfather yari yatubajije ngo izo mbunda ngo zikorwa ngo amazina yazo ari nk'iyitwa ngo Alcad 5/300 BKL hari S Sniper and Arad Sniper zifite ubushobozi bwo kurasa muri 500 meters muri metero 500 no muri metero 800 ikindi ni n'abajya kujya gushaka baraza kujya kureba ntago bavuga ngo biri assembled no bavuga manufactured
so ubwo rero manufactured na assembled ni ibintu bibiri bitandukanye kandi nkeka ko Google ni moteur de recherche abantu benshi bizera so ubwo ariko wabivuze barakora ntago bateranya ikindi rero wavuze ni buriya ari ijambo His Excellency yavuze muri ya nama ejo bundi iheruka ayo twaboneyemo ibi bintu yaravuze ngo the security of Africa cannot be outsourced. Impamvu ni iyihe nuko umutekano wawe hari abandi bantu bawugucungira cyangwa abandi ukesha ibyo bikorwa cyangwa equipment trending in renewable energy. bya bindi Godfather yarabikomeje mu kanya bavuga ngo bagufatiye embargo yo kutagura intwaro cyangwa yo kudakora iki. Ibyo rero iyo bihari turabizi ko n'ubundi mu kavuyo kaba muri Afrika aba bakora izo ntwaro n'ibiki byose aribo bagateza kugira ngo nyine babone uko bari buze kuza kugurisha ibyo bashaka kandi babone no byo batwara ibyo bashaka. So ibi rero bivuze ko buriya ahantu hatari umutekano biragorana kuba wagira igikorwa cy'iterambere ukora ko ubanza kurwana n'umutekano. Wabivuzeho mu byo bakora ni ukuzana cyangwa u Rwanda rwifuza ni ukuzana amahoro n'umutekano no mu karere kw'akarere kacu gafite buri kimwe cyose gishoboka kandi gishobora gufasha akarere kacu kuba kakiteza imbere kandi akarere kacu nigatera imbere nkeka ko bizaba ari amahirwe ya buri umwe wese, bizaba ari ineza ya buri umwe wese kubera ko nituba twese dufite amahoro mu karere ni nabwo no gukorana mu buryo bw'ubucuruzi kugira ngo Fande Mariza Munda yigeze kubisobanura muri ya nama y'umutekano yabereye i Munich mu Budage atanga n'imibare ya transaction twagiranye na Kongo yatanze y'imyaka 2 bivuze ngo Kongo ubundi nicyo gihugu cya mbere dukorana ubucuruzi. Urumva rero amahirwe menshi cyangwa se byadufasha twese nuko no na Kongo yabifite amahoro cyangwa akarere kose. So ibindi bavuze rero babavandimwe bo mu majyepfo impamvu badasubizwa nuko buryo umwana yica akanyoni bangana ntabwo se wabona uwo mwanya wo kwirirwa usubizanya n'abantu bavuga ibintu bidafashe ntabwo uwo mwanya waboneka. Ikindi nyine ntabwo abantu bakina mu cyiciro kimwe. So ntabwo rero buriya hari igihe umuntu agukereza iyo ugiye kujya kumwitaho ariko nkeka ko u Rwanda ni igihugu gifite vision, ni igihugu gifite intumbero, ni igihugu gifite ahantu gishaka kugera. Ntabwo rero wabona umwanya wo kujya gusubizanya n'abantu bose uhise ugize ute uko yabyutse uko yaraye avuga ibyo ashaka kandi burya nta mugabo wo guhora avuga ibiryo ku buryo umugabo uhora uvuga ibiryo nkeka ko n'inyandiko zera zivuga ko burya cyane akuzuza igifu ubwenge bwe buhinduka ubupfu. So ntabwo rero nkeka ko reka abantu ngo bigumire bavuga ibiryo natwe tuzavuga ibiduteza imbere n'ibitujyana imbere tuvuga iterambere dakorwa ibi n'ibindi nk'uko kandi wabivuze ko ntabwo ikora intwaro gusa ikora n'ibindi bintu mu nzego zose z'ubuzima zikenewe, harimo ubuhinzi, harimo ubuvuzi, harimo ibikorwa remezo navuze amapoto abantu babizi Kigali bajya babona amapoto meza cyane yanditseho Remco so nayo barayakora bakora n'ibyo bikoresho byifashishwa muri mining bakora ibintu byinshi. So ko wari wabivuzeho rero n'uruganda rwatangiye mu 2018 urumva rumaze imyaka 7 ariko rumaze 2 nyine rwimukiye Masoro wabivuze simbisubiramo. So hari byinshi nkeka ko rero Godfather abona wagarutse ngaho ijambo ni iryawe. ahangaha
mu nkuru muza gukomozaho hari amakuru agenda ngera ariko ntafitiye gihamya ko umugabo bita Neva cyangwa perezida w'u Burundi ngo yamaze kurunda ibitwaro biremereye ku mupaka uhuza igihugu cye n'u Rwanda. Aya makuru abaza kuba bayafiteho baze kutubwira, ntabwo ndafite n'umuntu wayandikiye, ntabwo ndafite amakuru arambuye ku bantu bayafite nayo muze kuyatubwiraho. Ngerashaka dukore ku nkuru n'izindi gusa amakuru ngende buze kuvuga nayo hakurya, iyo mfitiye audio, iyo mfitiye video ndibuze kumanika hano, ariko kuri izi nkuru ku bantu bayafiteho muze kuzamuka bayatubwira, ariko niba ari n'umuntu yafite amakuru aze kutubwira ibya Neva kurunda intwaro ziremereye. Hari umuntu wabwiye ngo ni intwaro kirimbuzi, ntabwo u Burundi bugira intwaro kirimbuzi, babyanditse nabi. Ni intwaro wenda zibayabaya, wenda nk'intwaro ziremereye, ariko nta ntwaro kirimbuzi. Ureze no kugira intwaro kirimbuzi, nozi intwaro kirimbuzi zaraswa n'abandi, abadede baraswa intwaro kirimbuzi ko ziraswa n'abantu bize. So anyway, muze kubivuga ku bantu bafite amakuru, muze kutubwira nibyo abantu bari nko ku mupaka nka ku Kanyaru, abari mu Kirundo, nibyo hari ibitwaro, nituvuga ibitwaro binini ubwo harimo ibimodoka bya gisirikari, harimo ibya Burende n'ibindi nk'ibyo. Muze kutubwira ku bantu bari ku mipaka nibyo u Burundi cyangwa perezida w'u Burundi yabari kurunda ibitwaro biremereye ku mupaka w'u Rwanda. Ngayo nguko komeza muri kiganiro my brother. Nyeka ko gutwara ibyo uvuze makuru wenda umuntu nibwo yayamenya, ariko ntabwo ari ibya nonaha, ariko nta nyine ni bya bindi aya bavuga ngo wiki, ndagira ngo wenda ntaza kuza kuvuga imvuga itariyo, ariko burya ngo wa wundi ngo yiruka ntawe umwirukankanye, kandi n'umuntu kwikanga ahora yikanga, naho ibyo ngibyo yabirunda atabirunda. Twebwe igihari nuko u Rwanda rwo rubibona nyine, nabivuze mu kanya, umwana yica akanyoni bangana, ntabwo dukina muri ligue imwe nabo, nta nubwo ibyo. Sinzi niba rigeze kubona rimwe, rigeze kubona ifoto imbunda RPA, ikire RPA itaranahinduka RDF yerekanaga muri 1996, muri igeze kuyipostinga hano, yambunda igenda izenguruka y'imirwi ine ngo yerekana ngo intwaro ngo ikakaye ku Burundi ngo bufite. Ariko nagira ngo nibutse abantu byagiye ejo bundi ngo mivamo, ntago isi yose ntabwo yari izi ko u Rwanda rufite Iron Dome. So nimba rero u Rwanda rufite Iron Dome, kandi ikindi abantu babonye ibisami bisasu, harawigeze sabona u Rwanda rurasa. Noneho rero ibaza umunsi ruzarasa se byagenda bite? Ntago reka Barundi ntago. Ikindi kandi bajye bibuka ko ni abavandimwe, icyo tukigenderaho ni amasezerano Mutara na Mutaga basinye, akazasubirwamo na Rwabugiri n'umwami wabo Mwezi Gisabo. Ayo masezerano ko muri u Rwanda ni igihugu cyubaha amasezerano. Ayo masezerano abakurambere bacu basinye niyo tukigenderaho, ariko naravuze ngo niba bameza kudukoroga tuzafata intango tuyitereka abakuru, niturangiza tubasabe ko uyu muvandimwe w'umutsindirano batwemerera tukamwiyomoraho, kubera ko buri gihe dushaka kumubanira ariko agashaka kudutobera. Kandi sindi bwirirwe mbisubiramo, inshuro nyinshi twagiye tubafasha, kandi n'ubu ngubu nabwo twabafasha. Nkeka ko rero byari bikwiriye gusa ko n'ababayobora mu Kirundi no babivuga neza ngo basubize agatima impembero, bagatekereza kure, bakareba ko ibyo bashaka kwishora bibeshye. Gusa icyo nabasezeranya ko nuko ibi bigize inshuti za FDLR bamenye ko FDLR yo hariya baravuze ngo nitsindwa bazatsindirwa hamwe, aho bamenye ko FDLR igendana umuvumo ku mugongo. Whoever buri wese wisunze FDLR ibyo ngibyo byo arabizi ko ntago bimugwa neza, nabo nibabyibeshaho barabizi ko bitazabagwa neza. Nareka Fly High nawe akagira icyo abivugaho ubwo mbere yo gukora. Thank you. Urumva African Boy, ngenda ntabwo nazi kugira icyo mbivugaho yenda, cyangwa ko nta nubwo njya nkunda kuvuga ku Burundi nanjye, ariko ubundi ikibazo kiri ku Burundi ntabwo ari ikibazo cy'abaturage bose, ntabwo ari ikibazo cy'abantu benshi, ni ikibazo cy'umuntu umwe gusa ariwe perezida n'abandi bari hafi ye. Ariko ngira ngo ababizi babibona, ntabwo hari abasirikare benshi, hari n'abandi bayobozi benshi
bo hejuru batishimiye ibiri gukorwa na perezida wabo. Njye niyo mpamvu akenshi ni mama buriya uwo ni ibintu bishaka guca mu nzira Pacifique. Ngira ngo ejo bundi babonye Nduhungirehe na minisitiri w'ububanyi n'amahanga bundi barimo baganira bari Brussels ahari barimo baganira bisanzwe bafite ikiganiro bahuje. So nukuvuga ngo ikibazo kiri ku muntu umwe, niwe muntu wagiye wizirikaho ibintu bidafite epfo. Kandi ntekereza iyi ntambara ntabwo ari intambara ya interest u Rwanda, ntabwo ari intambara, ntabwo rwose u Rwanda buri interest no kujya kurwana muri Burundi. Gusa kwa kundi umuntu yakora mu jisho ushaka kumwihora, ariko ntabwo yabikora rimwe kabiri ngo bigende gutyo. Ngira ngo ibintu byinshi cyane byakaye byaratumye u Rwanda rutera Burundi, ariko ntabwo byakozwe mu buryo nk'uko twe tubitekereza. Hari ubundi buryo ibibazo byagiye bikemuka. Kuvuga byo ngo ntabwo rwose mbikubwire. Umubano turacyawushaka mwiza n'u Burundi, kuko akanya ntabwo Burundi ari igihugu kiri muri position ko cyarwana n'u Rwanda. Uretse n'u Rwanda na M23 ntabwo Burundi, ngira ngo M23 ibyo bakora mwabibonye. Ntabwo baza kwiyahura ku Rwanda. Ngira ngo naziriya mbunda bashyira, ngira ngo wenda nko kugira ngo batangire bashotore muri bwa diplomasi, ariko ngira ngo igihugu bakira ndacyo ntabwo bakizi. Izo ntwaro zo zatangiye kuza ejo bundi abantu bazivuga, ariko ntekereza kuhaza ni kimwe no kubaza igihe cyo zikoreshwa ni ikindi. Ngira ngo bajya muri African Boy ko kugeranya ibisirikare bidafite aho bigereranywa n'ibyo tubona n'amaso yacu, tubona ko bidahuye. Ubwabyo urebye Special Force y'u Rwanda, ubwabyo ari niya polisi. Bantu fate Special Force ya polisi yonyine, reba uko imeze, by'urumbwe igisirikare cyo mu Burundi wagereranya nayo. Ubwo rero ngaho ujya muri Special Force y'u Rwanda, byo ntabwo rwose I'm telling you, I'm unsure you that ko u Rwanda rutari muri position kujya go. Ni nko kuvuga ngo ndeka mbivuye gucye ntabwo nkabije, ni nko kuvuga ngo ikipe muri Rwanda Premier League yagiye gukina mu Bwongereza ngo uratangira guhangayikishwa ngo uragira ikipe isinde. Ibyo ntabwo byahura. No. Ubwabyo secteur ujye muri secteur yose wajyamo, ubundi Burundi ni dead country. Bivuge gutyo, Burundi ni dead country, ni igihugu cyapfuye. Ariko ni kwa cyarapfuye ntabwo ngo abanyacyo barapfuye, ni igihugu kishwe n'umuyobozi, ariko kikaba kirimo abantu bagisurviving. Rero ntekereza ko nkuko nabivuze, mu mugambi w'u Rwanda ntago ari umugambi wo kujya gunyanga abaturage. Wumva abantu bigarasha nibo birirwa basakuza gutyo. Ngira ngo Africa ibe uzambabarire ufate research, igena koze research, umbwire uzahere ku murongo nyinzaku, umbwire nze ngukorere icyegeranyo cyangwa ubushakashatsi nakoze, umbwire ibigarasha byose n'ibindi kubona hano. Ni ibintu niba abantu bona bihebye basa nkaho batagifite ubuzima. Sinzi niba nagiye kwikara yesi ndera ngure ukuntu ugire by'uburyo bwa n'abantu bahumva. Nabanga baramutse ugiye mu biganiro byabo, ibintu baba bavuga ni ibintu bimeze bimwe sense. Abana n'umuntu kibataho umwanya. No reka Africa Boy nkubwire gatoya, ntabwo Amerika ari igicucu cyangwa UN ari igicucu cyo kuvuga ngo ugiye ubuse UN ishaka kwimura ibyicaro byayo mu Rwanda by'amashama anakomeye. No kuvuga ko UN itazi u Rwanda icyo ari cyo, nuvuga itazi agaciro k'u Rwanda muri akarere, nuko itazi umutekano w'u Rwanda. Ugasanga abantu bataye umutwe, batakaje ubwenge, badafite epfo na ruguru, bagiye bahunze igihugu, bakoza amahano bamwe barambuye abantu bagize batyo, bakaza kuri space basakuza bapostinga amafoto ya nonsense. Abo nibo rero bari mu murongo w'u Burundi. Ngira ngo kandi Abarundi bazi ubwenge kandi bari no mu gihugu nabo, ngira ngo ari byo bagomba gukora byabo. Ntabwo icyo kintu ari ikintu wajya gutekereza ngo gitindeho. U Rwanda gakanya ariko mubwire African Boy tudera tukiri ruriho. U Rwanda ari service zirenga 100 rutanga rwonyine mu akarere utakura handi hantu. Reka ngo ingiro nyazi shoboka. First one, reka ne kujya mu gisirikare cyitwana kibuze bihagije. Uretse no kuba bakora imbunda nano bakora n'umuheto sinzi kuba ukora. Ibyo ntago njya kwirwa ntinda nabo. Ikindi gihugu iyo service twari tugiye muri service militaire yose nyitinda bona narwo nyigarukaho. Hari abantu babonye bibonesheje amaso ku Gisenyi, n'ubwa mbere muri Afrika iyo system yari ikoreshejwe. Undi wabonye ira system mu ntambara abe muri Afrika mbwira we ibonye ni yarwamo. Icyo singitindaho. Second, reka kote militaire ne kwitindaho cyane nyiveho. Twigire mu buvuzi. Akanya mu buvuzi kwa twibanze mu gisirikare kwa ko n'icyo kintu hari kiraje shinga isaka kanya, ariko ujya mu buvuzi. Uyu munsi mu Rwanda hari inganda zigiye gukora ama vaccine zikora imiti. Ibyo se ni ibiki byumva ari ibintu byoroshye.
ibyo numva ari ibintu byoroshye mu buvuzi akanya ntabwo ubonye ukuntu babaga umutima w'umuntu badafunguye umwanya munini umbwira ahandi hantu akarere bikorerwa ibyo bintu Rwa Faisal service z'ubuvuzi zihakorerwa ari ukubaga umutima no kubaga ubwonko kugira ngo n'abantu babyumve no kuvura impyiko byo n'ibintu byo byabukitse amazi abantu bamaze kwivuza ni benshi cyane izo service ntandi hantu zitangiye mu akarere kacu ngira ngo kandi nubwo burwayi mu akarere kacu ababurwaye ni benshi urumva abakeneye kuza kwivuza mu Rwanda ni benshi ariko bamwe barapfa abandi bakagibura bafite amafaranga akabashiraho gahinduka bakene ngira ngo barumva ko akamaro kugira ngo u Rwanda rutere kuba rwarubatse ibyo bintu abantu atari bitaka bigira igihugu abanyarwanda gusa bonyine ahubwo nabo bose babe baza gufata izo service ngira ngo guhangana n'umuntu amaze kwaka ibyo bintu ni ikintu umva ko guhangana nawe urumva ko ubuhomba ari iby'ubuhomba akanya abarundi bazenguka bagaca mu bindi bihugu bakaza mu Rwanda kwivuza batashaka kujya gutakaza amafaranga mu Buhinde cyangwa no mu bindi bihugu jya muri segiteri zindi zitandukanye uretse n'izubuvuzi ujye muri IT mu Rwanda amashuri yigisha robotics abatazi robotics cyari cyo bayimenye ni byose bijyanye ari na artificial intelligence mu Rwanda yo iri hejuru abantu babimenye ibyo babyumve neza akanya ndakubwira tumaze kugira icyogajuru kimwe cyazamutse 2019 n'ikindi kigiye kuzamuka ejo bundi ngira ngo kiri gukorerwa muri Pologne nacyo kigiye kuzamuka niba atari na bibiri mu kirere ibyo bitanga information z'ingenzi mu Rwanda ngira akanya abantu tugiye muri IT abantu ari ikigo cyitwa KT cya Korean Technology icyo Korean Telecenter icyo kigo kiza mu Rwanda gisinya amasezerano na leta y'u Rwanda byaje kugira ejo bundi muri 2023 baza kuba facilities kugira ngo umurongo wa 4G uze kubasha gukoreshwa n'abaturage habaho ubwumvikane bw'icyo kigo leta igihuza na Airtel Rwanda na MTN kuko izo company ebyiri zikeneye iyo service kugira ngo zibashe gukoresha 4G iyo 4G ifite ahure na fiber optics imaze kugera kuri kilometero hafi 4500 ubu byibura 95% ahantu hose washaka gushyira 4G yahagera ubwo bufatanye hagati iyo ya Korean ya KT n'ibyo bigo bya MTN na Airtel leta yabashije kubahuza kugira ngo umunyarwanda ikitwa 4G kimuhendukire ngira ngo ababizi neza barebe internet mu akarere mu Rwanda niho nyine hari internet ihendutse babirebe kandi ngira ngo yihuta igenda kugera kuri 5G ibi bintu byose abantu babyumve bambwira ntabwo ari ibintu byaje gutya urajya guhangana n'u Rwanda gute ko udashobora gusenya ibintu abanyarwanda bubatse kandi ko ibyo bintu babyubatse bavuye mu hantu hakomeye ngira ngo amagambo ushobora kuzukandika hano kuri Twitter amafoto ushobora kuzuga posting excellence ukamugira uko ushaka cyangwa kugira abanyarwanda uko ushaka urumva yo ngo ashobora guhindura iki njyewe nifuza ko umuntu utakabaye ntabwo nataye umurongo w'ikiganiro kugira ngo mbere ku buryo iyo technology ngira ngo n'abayipinga bajye bumva n'akamaro nabi bafitiye abantu bose rwo bandika ibyo bigambo hano kuri Twitter bafite imiryango mu Rwanda kandi nazwe ntawe ibangamira kandi izo service ndi kuvuga nayo imiryango yabo nabo zibageraho ariko ntabwo ushobora none se gute wafata umuntu uzika afite umuryango mu Rwanda uzika afite abantu bafite service bazikoraho utukana ukumva ko ari umuntu muzima urumva umuntu uzumva wajya kurwa no niho navuze ko ari abasazi na mumva bivuye gutyo niho navuze ko abarwayi mu mutwe kubera ko nkweretse point ituma mbita abarwayi mu mutwe bafite imiryango bafite ibiki byose biri mu Rwanda bikeneye service ariko bakaza bakigobatukana hano kandi iyo miryango yabo irazi kandi service irazikeneye ariko ntaho bakora ko twamaze kubashyira muri classe z'abasazi kandi tuzi ko nta kintu kimwe kibazagira impamvu uvuga abasazi n'abakibaho ariko nabo n'abasazi barahari ubundi abandi bo basazi abandi mu Rwanda ntabwo tugira ariko bana bo basazi muri dufite hano tubona ibyo bandika bidafite epfo na ruguru ngiye kujya muri education n'abantu bibwira ko ari secteur yenda yapfuye ariko ntabwo ni ireme ry'uburezi ariko naryo gishakirwa igisubizo mu buryo bumwe cyangwa ubundi ariko tugiye nko mu burezi bwo hejuru dufite amakaminuza menshi yo muri Amerika n'ahandi hose yaje mu Rwanda kwashinga ibirindo yaje kwashinga amashami kandi ameze neza ngira ngo abantu bari muri Kigali barabibona kenshi nigeze kujya ndabibona ibihugu byo muri Western Africa abaturage abene igihugu babyo ntibakijya muri stress zo kujya Burayi cyangwa muri Amerika cyangwa mu bihugu bya Aziya abenshi bibereye i Kigali bibiri mu makaminuza y'i Kigali
ukubera iki? Ukubera ko amashuri meza kandi n'umutekano. Tuvuge no sigitire wose wajyamo nushaka kujye navuze mu buvuzi sinavuga ko mu buvuzi ubu ngubu umunyarwanda akakanya ibihumbi 3 ku mwaka ujya no kuri dialyse ukorerwa operation zishoboka kuri 3000 gusa atageze ku madolari 3 ku mwaka wose. Kandi ntekereza ko iyo serivisi navuze zose ntabwo u Rwanda rwigeze ruvuga ngo n'abanyarwanda bazikoresha gusezenya no kwivuza. N'abanyamahanga baraza abo ngabo duturanye. Ujye kuri Rwanda Forensic Institute navuze akanya iratanga serivisi zitandukanye. DNA mu Rwanda bavuga ngo DNA ni ikintu cyacitse amazi. Rwose bavuga ngo wese na DNA bakora n'indi hari ibintu zo gusacinga urebe ibintu bakora. Rwanda Forensic Institute ikora ibintu byinshi. Rwanda Forensic Laboratory ikora ibintu byinshi cyane kandi ntago u Rwanda gukoresha yonyine nababwira ko hari n'ibindi bihugu biza gusaba serivisi mu Rwanda. Ibyo mu y'agaciro byose nshaka kubitindaho byo ikimenyetso cyabyo kizigaragaza vuba very soon kizigaragaza ko cyaza kwigaragaza impamvu u Rwanda ari igicumbi cy'ibyo bintu. Ngira ngo African Boy ibintu tubivuze ngiye ntabwo ushobora kuvuga ngo none tukavuga imbunda nibyo twarazibonye nibyo ariko ntekereza ko hari n'ibindi Rwanda rukora. Izo drone zirakorwa byo biraziko zikorwa harazikorerwa drone zirakorerwa ziri ku rwego rwo hasi no rwo hejuru za CH4 izo ni ibintu bitoto. Hari n'ibindi byinshi cyane bikorwa hariya kandi byose bigamije iterambere y'u Rwanda n'iy'akarere. Numva African Boy ni impamvu nari mba excited nuko ruvuze kubigarasha ariko don't take your time on those stupid guys. Ngira ngo buriya ubivuze neza mu magambo yumvikana ariko niba abantu bakriticizinga ngo Kigali ngo amatara gwarara yaka no seriously none baragira ngo tube mu kizima. Ujya kwicyo cy'amatara mu Kigali yaka dufite akanya imihanda yose ubu kuva i Kigali kugera icyango guciye no muri Nyungwe n'amatara gusa. Hari umuntu muri bo leta yabwira ngo nibohereze amafaranga kuri hostel ni ubishyura amatara. Kandi akanya ngira ngo ni nayo matara impamvu yaka nuko hari uburyo bwubatswe izo ngomero zayo suruse zayo. Ngira ngo mu myaka mike nko myaka nk'itanu cyangwa 7 iri imbere tuba twagiye kuri energy nucleaire izo ziburayi bakoresha. Abantu babyumve neza bumve n'uburemere bwabyo. Ngira ngo abantu bumva icyo bita nuclear energy n'abantu babyumva mu buryo muri simple. Ngira ngo Africa ibo barabizi kijya iyo umuntu avuze ikintu cyitwa nucleaire ubundi umuntu yakabaye yikanga hari hose. Yakabaye yikanga. African Boy. So urumva rero ntabwo ukira kubwira nibi nakubwira ko niba jye wumva nucleaire jye wumva ko ijambo nucleaire ujye uryumva nashaka kubwira ijambo nucleaire gusa kurivuga uwo muntu ujye umureba utitire mu maso yawe kuko nucleaire ngira ngo urabizi kwikorwa nucleaire urabizi kwikorwa urabizi ko nucleaire it's about chemistry it's about ninuwayo ikintu kitagaragara. Rero kugira ngo ibashe gukoreshwa ngira ngo nabwo mu bisuku ubuhanga baburimo n'ubushobozi urwego babyagezeho. Ngira ngo abantu bazabibona ko nucleaire ni babyumve wenda nk'ibitwaro kirimbuzi gusa ikoreshwa mu mashanyarazi ifasha abantu gucana ko nimureba mu minsi ishize mu Bufaransa habaye ikibazo kubera ko Iranium bavanaga muri Niger ntago bakibona ahantu hamaze iminsi 3 ni mu Bufaransa mu gihugu cy'Iburayi nta mashanyarazi bafite. Nukubera ko iyo nucleaire abambesori Iranium bari bayibuze kandi niyo ibyarizo ngufu za nucleaire kandi zifashishwa mu gucana amashanyarazi. Icyo ni kimwe. Ikindi zifashishwa mu buvuzi mujya mwumva ibintu gushiririza za kanseri n'ibiki iyo zitarakomera. Ibyo byose ni ibintu bikorwa n'izo ngufu nucleaire. Ikindi nyine zishobora no gukorwamo n'ibyo bitwaro kirimbuzi uretse ko ntabwo ariyo gahunda u Rwanda rufite ahubwo u Rwanda rufite gahunda yo kubikoresha muri ibyo bindi bifata abaturage kugira ngo ubuzima ufite ibi byose se bikorwa kugira ngo bigende bituma kugira ngo ubuzima bw'abanyarwanda burusheho gutera imbere. Rero muri
fly high nabonye akavideo k'umutanzania akazi avuga ati jamani hao Wanyarwanda sijui kama ni wenzetu ashaka kuvuga ati ntabwo aba Banyarwanda simbizi ko ari Abanyafrika bagenzi bacu ati ibintu ndi kubona hano biteye ubwoba ati ni gute igihugu kiba nta n'agapapuro wabona hasi ati kindi ni gute ibintu byose biri kuri order biri kuri order nta rusaku wumva ati even na ikintu cyanangaje na ambulance mu Rwanda aho uri byibura iminota 15 ambulance bikugezeho wabyumvise neza nago sorry bari bamamagaye uvuga nago nayo mwumvisha icyo uvuze wari kuvuga ubanga ambulance ubu ngubu byibura ahantu henshi nka 90% mu Rwanda aho waburi ambulance 15 minute niyo myinshi kugira ngo bikugezeho ngira ngo ibyo ni ibintu binuze nuko nakomeza nuko nayinkunganiye ko ambulance waruvuze ariko nabonye abantu bayihuje ni Burundi ariko ntabwo ngeshaka kujya muri logique gutyo reka Afrika ibaye kamugaka rwato kugira ngo n'abantu bumve hano ngewe icyo twese dushaka ntabwo dushaka ko twishima ko Burundi bubayeho nabi cyangwa bakongomani babayeho nabi cyane abandi bantu bose mu karere babayeho nabi ntabwo ari abantu bishimira abantu bishimira ko ibihugu byabayeho rwose bifite umutekano ngira ngo igihugu cya mbere cyakungukira muri service itangirwa mu Rwanda kakanye kiramutse kigize ubwenge n'ibihugu bibiri byahungukira ni Burundi na Kongo muze kwitegereza urabona ko amatora yabaye batoye bemeza ko murabibona aho hejuru so mureke dukomeze tuganire urimo kumva ubwo Mirozi Meri nzashaka ahantu mutegera handi mwasirize mu bintu byabateye guhungabana uyu mudugore avugana ubugome n'ubukana bukomeye mu magambo avuga ariko ntakijya nibaza nkiye bari kubwanuka kuriya uzi ko bavuga ngo byarangiye ngo it's time ngo muhaguruke ariko sha abantu barakora inganda zikora intwaro ibihugu n'amahuriro bikaza bikihuza rukabifata rukabihombanyiriza hamwe warangiza ngo Abanyarwanda none ngo muhaguruke ngo Abanyarwanda muhaguruke murashize reka ngo bazi ikintu kimwe hari ngende aba bantu amagambo bavuga kavuga baramutse babonye ububasha bwo kubishyira mu bikorwa ibyo bavuga bakabishyira mu bikorwa byagenda bite bihanye n'amagambo bavuga so niyo mpamvu riri igihe cyo kubakandijisha iyo tubonye umwanya nk'uyu nguyu umuntu abagomba kurihombanya reka dufata abandi bavuge ariko naka kantu muze bwakomozaho muraba mukoza bayoboye ikiganiro ya asante sana ngirago wenda wica mbere yuko afata ijambo ambassador yagiye ambassador ugaruke sinzi ahantu wagiye ibi nyine nibi byakozwe gufata the former president bakamwambura immunity ikindi twibuke ko ari n'umusenateri ibyo byose bakabishyira muri pubelle kandi n'ubundi naho bari ntibameze neza barasumbirijwe nkeka ko ni muri urwo rwego nyine n'ibyo wavuze uko babaguteza ibisazi ukisenya ariko turaza gukomeza tubivugaho reka nakire Wilson karibu papa ngo bimeze bite n'amahoro Mr African boy uze gukomoza ngo kubintu byuko ngo wa mugabo wahagarariye ngo ari kurundi intwaro ku mupaka w'u Rwanda ibyo birora bivuga iki usibye kubaye ashobora kwikeka intambara itahari ashobora kubikora ariko sinibaza yuko yoba ari move nziza akoze kuko zida uhora wikeka ko bagira bamutere perezida uhora ubivuga ubisakuza ubundi niwe mu perezida wa mbere nabonye avuga ibyo secret services zamuhaye akabivugira on public akavuga ko hari abantu bagiye gutera igihugu cyiwe rero nta cyantangaza kuba yafata move yo gushira ibigwanisho ku mupaka hano n'u Rwanda ariko nizere ko atakosa yakora ku buryo hashobora kuba
nk'akantu kitarutsa nk'agasasu kiyaka kakava mu mbunda kakarasa ku yundi kote yo hirya kuko yabatangije intambara adashobora gutsinda cyane ko iyo ntambara ashobora kuyisangamo wenyine abarundi benshi bashobora kuvuga bati gendo yigwana iyo ntambara basomborokije twebwe nayo tuja kugwana kuko ndakeka abarundi benshi abarundi sinzi umwasi wabo wa mbere no musi nibaza katari u Rwanda duvise undi mwasi atubangamiye uwo mwasi nawe